aravuga ngo Uwiteka niwe mwongeri wanjye. He said the Lord is my shepherd. Sinzakena. I shall lack nothing. Iyo si zaburi ya Dawidi ni yawe. That is not the Psalms of David but yours. Aravuga ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi. And he said that he takes me in a cool pasture. Anjyana uruhande rw'amazi adasohoka. Take me beside silent water. Nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Even though I can go through the valley of darkness, sinzatinya ikibi cyo. I shall fear nothing. Kuko ndi kumwe nawe. Because I am with the Lord. Ishimba yawe, His staff, n'inkoni yawe, and His guidance, nibyo bimumuriza. it is what comforts me. Asiga amavuta mu mutwe. He anoints my head. Igikombe kiraseseka. And the cup reveals. Ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi. I hear the kindness and the truth of God. Bizanyuma mu minsi yanjye Shall nyiriho. always be on my left when I'm alive. Nanjye nzibera mu nzu y'Uwiteka. And I shall dwell in the temple of God. Anegurira meza. He arranged the table. Mu maso y'abanzi In banjye. the sight of my enemies. Komera Imana amashyi buri Oh, munyuma. round up, bless to God if you can hear me. Yandika 6:5. While he wrote 65, yaravuze ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya. he said, blessed are the man whom the Lord chooses. Ngo yarangiza akamwiyegereza. And after he got them closer, Ageze ku 6. and when he was on 46, yaravuze ngo Imana niyo buhungiro bwacu. he said, God is our refuge. Ni umufasha utabura kuboneka. He is the helper who always appears Haba mu byago ndetse no mu makuba. in troubles or in struggle problems. Ageze 9. When he was in 91, aravuga ngo uba mu bwisho bw'ishobora he byose. said, he whoever dwells in the shadow of the Lord, azaba mu gicucu cy'isumba he will byose. always be in the shadow of the Almighty. Ageze 14. When he was on 40, aravuga ngo kuko wankunze he akaramata. said, as you loved me, nicyo nzagukiriza. that's the reason for rescuement. Ageze 25 On gatatu. 25:3, aravuga ngo siko bizaba. he said, won't be the same. ku bantu bamutegereza. For those who are waiting for nawe him, uzakorwa n'isoni. nobody will be ashamed. keretse ava mu masezerano Except n'amavu. those who come out of promises. ageze 12:6. On 12:6, aravuga ngo kubwo kunyagwa he k'umunyamibabaro. said that the sorrowful of grave, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. for the grave of the poor, nonaha right now, ndahaguruka. I will stand. niko Uwiteka avuze. That is what the Lord says. ndashyira mu mahoro. I will set in peace uwo bacuniraga ingoni. he who was being blamed. ageze 36. On 36, aravuga ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato. he said as his furiousness is temporarily, ngo ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. but his love brings everlasting life. ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro. Possibly you can try day and ngo night, ariko bwacya mu gitondo impundu but zikavuga. in the morning you shout joyfully. mwiriwe neza. narivuze ngo mwiriwe. I said good evening. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. abandi mwaramutse dukurikiwe n'abantu ubu ngubu ni mu gitondo. There are people who are following to us and it's in the morning. turimo turabwira isi yose. We are speaking to the entire world. umuntu muri kumwe mubwire yuko azajya mu ijuru. Tell your neighbor that he or she will go in heaven. mubwire ati ni ukuri nta kabuza uzarijyamo. Tell your neighbor that however, no matter what, you shall go in heaven. aha kunduzi bitamushimishije mubwire ko azajya muri Amerika. They are not happy for that. Tell them that they will go in US. na n'aka kanya narishima. Up to now, they yet celebrate it. ntabwo warose ujya mu ndege. Did you dream going in a plane? oya Yesu abaho umugisha. May Jesus bless you. nta kindi kintu ukwiye kwifuriza umuntu uwo ari we wese ukwiye kumwifuriza kuzaba mu bwami bw'Imana. Nothing else you would wish to your brethren except being in the house of, in heaven. ngo tuzabana nawe mwami Imana. tuzabana nawe mwami Imana. mu birori byiza wateguye. tuzabana nawe mwami Imana. tuzabana nawe mwami Imana. mu birori byiza wateguye. tuzabana nawe mwami Imana. tuzabana nawe mwami Imana. mu birori byiza wateguye. tuzabana nawe mwami Imana. haleluya. Hallelujah. reba umuntu mwegeranye mubwira ngo ngukumbushe
nkwifuje icyo gihugu. Tell your neighbor that I'll make you wish to be in heaven. Hari igihugu. Ntabwo muyibuka? Don't you remember that song? Hey! Hallelujah! Hallelujah. Ngo abatuye muri icyo gihugu ngo ntabwo batinya bombe, ngo ahubwo bagira gute ngo abariho baguwe. Hallelujah! Na magambate yiso nabayo na nivubyizi akubitirwa. Na magambate yiso nabayo na nivubyizi akubitirwa. Hallelujah! Hallelujah. Ari umuririmbyi waririmbye There is a singer who sang aravuga ngo and said, mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera usaze uwo mugozi uzabungosha umutima nezezwa ntabwo nuko ngukore usaze kabasekere bose usaba amagambo atatu. Let me tell you 3 words. Niturigeramo. When we reach in heaven. Nitugera. When we reach in heaven. Dufite amakuru. We have news. Ijambo rya mbere. Word number 1. Ngo azabaho kuramukanya. We shall take time to greet each other. Abantu bakunda kuramukanya hano ni bande? Who are the people who like greeting? Usikara abantu mu buzima babo batajya bakumbura disi. Did you know there are people in life who doesn't miss others? Uziko nacyari igicaniro. It is also an altar. Hari abantu batajya bakumbura ariko kudakumbura nabyo ni igikomere. There are people who doesn't miss others, and if you do not, it's a kind of wound. Ubuzima bwe nagajya kumbura. In their lives they do not miss others. Hallelujah. Hallelujah. Ngo niturigeramo. That the time we reach in heaven. Hazabaho kuramukanya. We will have time to greet. Dibaze kwe. Imagine. Hazabaho kuramukanya. We will have time to greet each other. Mumbwire ngo kutabyitoreza hano ubuzandamuza tugeze mu ijuru kwe. Tell your neighbor that you're not training yourself here, so will you do that when we reach in heaven? Ntabwo mujya mubona ko iteraniro rijya risoza ukabona umuntu afashe ishakoshi. Don't you see some people whom the service ends and they take their bag and left? Reka mbabwire jewe mu mwaka muri 90. For me in 90. Nibwo bwa mbere nagiye mu barokore muri ADP. It was my first time to join Christians. Ashize imyaka ingaho ubwo? How many years passed? 30 ninga? 34 years. Imyaka nari mfite sinyikubwiye kubera impamvu. I won't let you know the years I had at that time. Uracyumva? Ntabwo nyikubwira imyaka nari mfite. I won't tell you the years I had at that time. Kusetse. Ntabwo nyikubwira. I will not tell you. Kwakumaje se muri 90 pastor yari ariho nari ndiho nari nkuze. You can ask me whether I was alive in 90. I was there. Hallelujah. Hallelujah. Noneho And then ijambo nzi the word I know. Iyo basokaga barasuzanyaga ngo Yes ashim. When the service would end, they would greet each other by saying praise. Ariko ikintu cyanangaje kuri ubu ngubu sigaye mbona umuntu ahita gufata ryo ngo bitese. But something surprised me today. Ntabwo mujya mubibona. A big up. Koko. Windamukanya abana b'Imana nukuvuga ngo Yes ashimwe. Reka twigende. Niririmba izange zo mu cyumba nyihorera. Hallelujah. None byagenze bite? So what happened? Usurukundo rwabagaho. Do you know love that was there at that Abantu time? bajya gutaba kabanza bagasuza yo bahanaga imisango. Yes ashim. And when people are going to leave the church, they could hug each other and Arabandi bantu bafite mu muco hari ahantu nigeze njya basuzanya ukajya
Imana ishimwe. And there is somewhere else I went, and whenever you meet, Sibyo? they say, praise be to None Jesus. koko tuganire. So then let's talk. Yesu ashimwe mwayihinduye umuco. Why can't you turn praise Jesus into Kuba a Kristo. custom, a culture to Christian? Yesu Praise Jesus. nkabigerageje. Aricyo bigutwara. Can you try that? Ngo azabaho kuramukanya. That shall take time for greeting. Icya kabiri. Number 2, Hazabaho kurya. we will eat. Yaravuze ngo sinzongera kunywa ku giti cy'umuzabibu. He said that I will never take any drink. Ngo nari nicarana n'umugeni nakora. Before I sit with the bride. Hari ameza ateguwe imyaka 2024. There is a table that was arranged within 24 years. Niyo Yesu amaze avuye mu isi. It is the years that Jesus left from the Ngo ngiye world. gutegura kugira ngo aho nzaba namwe muzaba ariho muzaba. And he said, I'm going to prepare so that you will stay in the same place I'll be. Urumva udakumbuye? Don't you feel like missing? Reba twicaye kuri aya meza. So look at us sitting on that table. Urimo urabona? Can you imagine? Reba twicaye kuri aya meza twicaranye n'umwana w'intama w'Imana. Imagine sitting with the Son of God. Bibiliya The Bible ntabwo igaragaza ibiryo tuzaba turya. does not show the fact of the food we will take. Simbizi niba ari salade. I don't know whether it's salads. Oya Bibiliya avuga ngo nibyo amatwi atarumva. The Bible says that we shall experience what our ears had never Ngo heard ni ibintu amaso yacu atarabona. and what our eyes had never seen. Reka nkubwire amakuru. Let me tell you news. Na resitora irateka ibi biryo kuri iyi si. There is no restaurant that had never did this food. Abantu bakumbuye kino gihugu ni bande? Let me see the people who miss this country. Oya tuvugisha ukuri. Let's speak the truth. Iki gihugu ujye ugitekereza. Do you sometimes think about this country? Nimushaka mwicarira nta kibazo. Iki Be gihugu seated. This mujya country, mugitekereza. do you sometimes take time to think about it? Ariko tekereza umuntu wari uvuga ngo bikore papa, ngo bikore mwami, utajya unakumbura ahantu atuye ngo nawe muzabana. Imagine a person you always play to perform something for you, yet you don't miss where he stays, that you may stay together. Wongeye nzabayo uzabayo. Ya ndirimbo urayizi? Okay, gashyiramo gatoya. Hallelujah! Hallelujah! Ariko mujya mukumbura ahantu umwami wacu atuye. Do you sometimes miss where our King stay? Abantu bifuza kujya mu ijuru bumva igihe cyabo cyo kuba mu isi kirangiye bazataha ni bande bajya babikumbura. Who are the people who feels like the time What? to stay in the world is Vision over, is it? but Reka nkubwire. let me tell you, Reka tuganire. let's talk. Ubu uyu mwanya Like now, pe Imana ikubwiye ngo if God can tell you mwana wanjye that my child, ndakuzi, I know you, nzarinda ubugingo bwawe kugeza ku iherezo. I shall protect you until the end. Nzabana nawe iteka I'll ryose. be with you forever. Uravuga ngo amena. You directly say amen. Akaba haje undi muhanuzi And another prophet come. ati dore iby'Imana ivuze. And he tells you that here is what the Lord says. Mu minsi 3 gusa In 3 days only, Imana irabiguhaye inzu muri Vision City. God will give you a house in Vision City. Ibyo ubwira abantu ni bihe? What do you speak to Tuvugishe people? ukuri. Tuganire ibintu usohoka wamamaza tumva. Ambwiye mu minsi ngahe? Let's talk the truth. You go outside by saying which news among those both. Oya nimumishe ninde? Do not lie to me or hide. Uwasohoka yamamaza ngo ijuru. Imana yambwiye ko izabana nanjye iteka ryose. Who can go outside saying that God promised me to be with me forever? Marite numbeshye. Imana ikubwiye ngo mwana wanjye nzabana nawe iteka ryose. Wasohoka ugafata telefone ugahamagara inshuti zawe cyangwa icyakunezeza. Ikubwiye ngo ndaguha inzu muri Vision City mu minsi ngahe 3. If God can tell you that I will keep your life until the end and I'll be with you forever, and then he tells you that I'll give you a house within 3 days in Vision City, what can you tell people? Ejo nutangira kuhinyuza. You start passing by like, Kabone nubwo waba uyihafite ikubwira ko ikongenda uravuga ati zibayizo. even though you can have a house and God tells you that I will give you more of that.
that you have. niba mushaka kumva uburyohe bw'Imana rero If you need to experience the sweetness of ngira ngo God, murabizi tubigisha gukora ni mubizi I think you know that we teach you about working. turababwira ngo udakora nakarye tubigisha gukora dukunda iterambere n'ibi bintu byose bikozwe n'amafaranga ariko niba mushaka kugira ngo mwumve uburyohe bwa Yesu mujye mukumbura n'ahatuye. We tell you that we don't need to eat if we do not need to work. So keep practicing, keep working, but as well miss the sweetness of Jesus if you need to miss where he stays or you need to be with him. Mukumbura ijuru Take time to think of heaven. oya mujye muvugisha ukuri ariko No, speak out truth. muri za mirongo aze kumvuga muri za mirongo mugaseka okay ariko mu minsi mike ndangiza imyaka myinshi nizajya mbivuga muzajya mubyumva In few reka days, za mirongo mbe nzihore I'll turn many years and I'll be speaking those past years and you'll understand it. So let me stop by here. nzajya nzivuga mu mateka y'ibitabo nacyo I'll be talking about the past years in the history of books. ariko ndabifuriza ko tuzajyana mu ijuru But I wish for you to go together with me in ijuru heaven. ijuru ijuru Heaven, ijuru heaven, ijuru heaven. nimudutangayo ngaho twumve ngo nimugira gute reka twumve ni umuririmbyi wari ngo nimudutangayo muzabahobere muzababwira uti dusize bambara iyo ntukayiririmbe uzi impamvu bagutangayo kubera iki? You do not need to sing that song. So why do they be there or must they be there before you? tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigeze ijuru uzi ukuntu abayibura bavuga Do you know how the book of Hebrews say? ngo na ba bandi bose batubanjirije ntibarahabwa ibyasezeranye Hallelujah. barategereje Even those pre-us, they yet receive their rewards. They're still waiting for us. hazabanza habeho icyo bita umuzuko w'abasinziriye. There shall be first the resurrection of the people who died. Reka ngusomera ako kantu kugira ngo kadakomeza kuguteraho akabazo. Soma Abatesalonike igice cyaho igice cya 4:13 noneho urahita ukumvaho gatoya ese kari cyumwere kibanuze pastor akabazanye ibi none se ko ndimo mvuga boss wanjye ari uwo uragira nkora iki? Thessalonians chapter 4 verse 13. Ubundi se wagira ngo nta misi hari yo kubajyana mu ijuru wagira ngo Yesu yakwemera ko mbahagarara imbere? If I wouldn't have the mission of taking you in heaven, Jesus wouldn't allow me to stand before you. Shyiraho vuba vuba shuti yanjye. Chapter 4:13 Thessalonians. Ariko bene data tugende. Ariko bene data ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye. Yego. Mutababara nk'ababandi badafite ibyiringiro. Ubwo twamenye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye. Izazana na Yesu abasinziriye muri we. Abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira. Komeza. Next. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuzuka k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami tutazabanziriza na hato abagize gute? Ni ukuvuga ngo abasinziriye nibo bazabanza kuzuka. Which means those who died are the one who shall resurrect first. Iki nicyo tubabwira next. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Nibo bazagira gute? Bazabanza. Nibo ariko icyo gihe ni igihe impanda izabigize gute? Zabivuze. Ngizabivuze reka twumve ko tubona umwanya wo kwambara. Let's hear whether we shall get time to prepare ourselves. Munega amatwi. Listen to me. Nyine abaririmbyi baririmbira ngo mubazababwira uti dusize bambara. Ariko ntabwo no urumva umwanya harimo umwanya wo kwambara. The singer sing that we tell them to wait for us because we shall be coming. Reka twihute. Next. Maze natwe abazaba bakiriho
basigaye duhere ko tujyanwe nabo Oh. Maze natwe abazaba bakiriho. abakiriho ni abafite ibyo byiringiro. Ah, Duhere ko ako kanya tujyanwe nabo tuzahita duhindurwa. tuzamurwe. Ako adeso Ah, seredre meniyase tugire dute tuzamurwe. siko na haleluya. Okay. Ako na haleluya koko. Ntabwo mwifuza kuzazamuka. Na gahunda. Nukuri. Umuntu hano udafite gahunda yo gutegereza Kristo avuga ati ubwo imanda izavuga nzataha. Unyemerere uyu munsi umbwiye ati pastor jye nta yindi gahunda yanzanya. Today, please let me know that you have no any plan that brought you here. Numvise wivugira amakuru y'iterambere ndavuga ngo reka nze nigira iterambere. Ubwo icyo gihe nzamenya ngo uri muri iterambere ariko muri iterambere nkwigisha isoko ya mbere ni Kristo Yesu. Tell me that you come here for acquiring some lessons concerning prosperity, but the first prosperity, it is our Jesus, Sibyo? right? Rero niba umvuga ati numvise ari amahame nayakuramo gukira ugakira udakishijwe nibikunda. So if Hano you, nibikunda ubwo icyo gihe uragenda ba Patrick n'abayobozi b'amabanki bazagenda bakwigisha uburyo ushobora gutera imbere, kwereka uburyo ushobora gukora ugatera imbere utanakishijwe birakunda. Ariko hano ni iterambere ariko isoko yaryo ni Kristo. if you feel like you need to acquire some skills of prosperity, but you don't need to be saved and receive and act as a Christian, so you need to find some people to train you about that. But if it's here, it doesn't work. Kaba kagomba kuzamo nako kamenya ko atari ukwicara hano gusa ngo dutereza haleluya unibuke ko imande zavuga. Remember that the trumpet shall sound, however, it's not coming here and shout hallelujah only. Nabyitegereje keshi abantu bamwe babwirirwa ijoro bagiye Yerusalemu. I saw it many times. Many people teach about heaven when they are taking a body to Rusororo, Rusororo, ku Kiriyo, to the funeral services, kuri Moroge to the mortuary. nibwo avuga ati aratashye. This is when people start saying that our person is going to home. Ati sha umubiri ni ubusa. That the flesh is nothing. Ati niruhukire. That may them rest in peace. Pastor ugasanga arambuye ibyahishuwe hahirwa abapfa bapfira mu mwami wabo. Umwuka ngo ye nibaruhuka imirimo yabo n'imihate maze imirimo yabo igende baherekeje. Amen. And you find that it is when the pastor is opening the book of Revelations and say, blessed are those who were dying in their king. And the Spirit says, yeah, they have to rest their hard workings and troubles of the earth. Ayo makuru sibwo mukunda kwimva mugeze hari. Isn't when you mostly hear from such news? Sibyo? Kabiri. Number 2. Aya makuru ahandi yumva Elsewhere you hear from this news. ariko ngo se barayavuga hoya ni nka cyajye ubona ugeze finali y'urupfu ubona byakomeye tuvuga ati mana weze ubugingo bwanjye unyicyurire ndatashye. It is like to your final moment of breathing when you see you almost to die. This is when you tell God that God sanctify my soul and take me to your home. Bariza umuntu muri kumwe ngo utekereze ijoro kangahe ku munsi. Ask your neighbor how many times you think about heaven per day. Okay, reka tuganire. Let's talk. Iyo umuntu wenda nko kuri mwe mugenda When for the person like you who travel, niko mbitekereza. that is what I think. Ngira ngo iyo wagiye mu gihugu runaka uba urimo ucunganwa na tiketi y'indege uvuga ati indege izagaruka igihe iki n'iki ugenda ubizi uhora ubizirikana ko uzagira gute kuzataha. When you go somewhere, you always become alert to the date of coming back when your flight will come, and you're careful to that. Siko bigenda. Yeah. Ati nzataha igihe iki n'iki. And then you say, at this time, on this day, at this date, I'll go back. Mbo. Iyo habura umunsi umwe When one day is missing for you to live, utuntu twose uba wegeranyije. you take everything together. Igikapu kiba kiri hariya utwashyize muri coffre fort urimo usohora
ati nazakibagirirwamo passport iri hafi uvuga ngo ejo indege amasaha y'indege nayo. You take everything closer to you. You collect all your necessities and you say, this is the hour that I'll fly. Okay. Well, Kubera iki? why? Igihe uzagarukira urakizi. Because you're aware of the time you will come back. Ariko Yesu yaravuze ngo nzaza nk'umujura. But Jesus said that I will come back like a thief. Ngo umujura ntabwo ujya umenya isaha ye yo kwiba. And he said that you can't know the time of a thief for stealing. Reba umuntu muri kumubaze ngo aka kanya imanda ivuze wataha he? Ask your neighbor, if the trumpet can sound now, where can you go? Mumbarize ngo uriteguye. Ask your neighbor, are you ready? Imanda ivuze aka kanya. If now the trumpet sound, Ukajya kumva ngo birarangiye, uwera nagumye yere, uwandura yese kebore. and you hear from the trumpet, the word comes out saying that it's over. If you holy, stay holy. And if you're dirty, keep your dirtiness. Wajya he? Where can you go? Wataha. Can you go to your home? Nunyirarire. Abantu bumva bataha muzamura amaboko turebe. Let me see people. Uyu mwanya ukavuga ati ha! Like now the trumpet sounds and tells you that. Nukuri harimo abatiraririye. Arimo abanza kuvuga ati oya hari umuntu narababarira. Uzamubabarira ryari yavuze. Niko. Munyemerere tujye tunakumbura kino gihugu. N'icyumweru cyagihanuza. Ariko tujye tunakumbura iki gihugu. Let's try to think about this country, and it is the week of prophecy. Let's miss this country for real. Risoza ririya jambo Mana we ahangaha rwose ngezeyo na haleluya na amina na amashyi kubera iki? Buri wese ahita atekereza ati ese pastor ibingi batujyanyemo n'ibiki kwera. Ibi nanjye nibyo bituma Yesu angirira neza kuko none se ndabura kubakumbuza igihugu kandi ari cyo mwaje gushaka. Vuga ngo igihugu cyitwa ijuru. Say the country called heaven. Umwamageze kwirembo wabambwe ku musaraba aje kudukoranya be tuba ne mwijuru kwirembo kwirembo ubari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo 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 ubari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo. Bose babireba uzashima Imana, bose babireba icyubahiro cyayo, ugiye babireba. Icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa, imigambi y'abana b'abantu siyo Imana, bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barataye ku ijuru ritabaye. Uretse gato iyi gukeri yigize amavuta. Ndimo ndeba mu iteraniro. I was looking at you. Ndimo ndeba mu iteraniro mvuge sasa ndashaka kureba. I wanted to see. Ndashaka kureba indirimbo, ndashaka kureba Yesu ageze ku irembo, nanarebe wa mwanzi wawe ugiye gutabarwa bareba. I wanted to check on you the way you can act when Jesus is on the gate coming, and the way you can react to your enemy who shall see God restoring you. Usukuntu amaranga yo Mana we bankubitire papa.
nimudutangayo oya iyo yihorere umwami Yesu aza kebuka turebe nanjye nkebuke ndebe bagenzi banjye zababaza mbese namwe mwageze Imana ishimwe ko mutaguye mu nzira. Haleluya, haleluya. Aba bana bahise baseka, bahise bumva icyo nashatse kuvuga. Rangiza kiriya cyanditswe era. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Amen. Amen. Muhabwe umugisha n'umwami Yesu. Be blessed by the King Jesus. Yesu Kristo abaho umugisha. May Christ bless you. Nizere ko tuzajyanayo. Let me hope that we shall go together. Sibyo? Manira duteturuye iyo mwijurira twibutse imigambi ya Satani imaninduye ubusa nawakwiringiye Imana imuhemukire nawayikoreye mbakorwe n'isoni amarira ya Ana yavuyemo Samweli amarira ya Sara yavuyemo Isaka Yosefu ari mu ngoyi yabaye igikomangoma nawakwiringiye Imana imuhemukire nawayikoreye mbakorwe n'isoni. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo ntabwo uzakorera Imana ngo ukorwe n'isoni. Tell your neighbor that you won't serve God and fall unto shame. Mubwire ati kandi abanzi bawe ugiye kubagendera hejuru mu izina rya Yesu. Say you will also walk above your enemies. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Okay, murakoze. Baririmbye musubire mu myanya Imana ibahe umugisha. Singers, you can join back your seats. May God bless you. Mwatuma natambutsa message y'uno munsi. You can stop me from giving out today message. Murakoze cyane. Thank you very much. Mbarisi umuntu mwicaranye ngo uzajyayo cyane nta gahunda. Ask your neighbor, will you go there or you do not have a plan? Will you go there? Akubwiye ngo iki? Or did the neighbor reply? Tuzata igihe nikigera tuzataha. Reka mbabwire. Let me tell you. Yaba reka ngusaba akantu kamwe. Let me ask you one thing. Rimwe uzihangane nibuze usengere mu mwuka iteka uzasengere mu mwuka umunsi umwe wumva. Try at least one day to pray in spirit. Usenga isengesho ritarimo amarangamutima ritari risaba kawunga n'umuceri. You pray the prayer out of emotion and do not pray for any other prayer request. Ritari ryica abanzi bawe. Not the prayer for killing your enemies. Ritari ryo kuvuga ngo mwami bivune dere baranzengereje oya isengesho ryo kuramya busubwo bwa uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza iri sengesho no uvuga ngo uri mwiza. So if you take a prayer to worship God, nureba abana Imana yaguhaye nunareba amafaranga Imana yaguhaye nunare oya uyibwire ko ari mwiza utekereza igitambo cy'amaraso gusa ameneye ku musaraba igorogota. Do not look at what God has performed in your life, but look at what God did on the cross. Imana izahita iziture muri wowe uyumve neza. God shall come and stay in you and you will experience his presence. Hallelujah. Hallelujah. Ari umuntu wari warota ari kumwe n'Imana. Is there anybody who had dreams being with God? Haruhari. Cyakora rose uri kumwe n'abakomeye.
Probably you dreamed being with great people. Jye nigeze nyimara Imana imaze kumamagara atari ka gakiza kamwe k'ababyeyi jyewe ijuru ryarasuye. The time God called me, not that salvation from my parents, heaven visited me. N'amasezerano menshi n'Imana yanyihereye turi kumwe gutya, ariko hari mu nzozi imbwira ibintu byose izankoresha, turaganira iranembereza, ariko jye ntago nari napfuye, nari ndi mu nzozi. Even a lot of promises I have today, it is what God gave me on that day, and I wasn't dead. I was still alive, just that I was conversing to God through dreams. Numva sishaka kugaruka, And I felt I don't want to come back. numva ndashaka kumubwira ni papa reka tugumane hano. I felt like telling him that, Dad, allow me to stay with you here. Bavandimwe, iki gihugu ni cyiza, Dear brethren, this is the best country. iki gihugu ni cyiza. This is the best country. Reka nkubwire, umuntu wese mwifurize kuzabana n'Imana. If you have any wish to a person, wish for them to be with God. Rero dore impamvu abapasitori izi nyigisho batagikunda kuzigisha. Urabona bene zino nyigisho iyo azamuye akabona urusengero abantu baracecetse, nta nubwo barimo babyandika ngo uvuge ngo basi barimo bariga. Esha aravuga ati Imana yangira iteraniro nimvuga gutya biraza kuza kubavuna, ni hatari. Mugerageze rero nibuza iki gihugu mugikumbure, murwanye Satani nawe azagira gute, azabahunga. Mugerageze kino gihugu mugikumbure. The reason why many pastors no longer teach about such kind of teachings, it is because they come before the people and you people doesn't react and show that maybe you're acquiring something. So try your level best to miss this country, and of course fight against the devil. He will run away from you. Nakereka twinjire mu kindi cyiciro. Murakoze, ubu akaka kaba gaciyemo. Let's progress in another section. This was something that comes in, Sibyo? right? Uzaba uri mu ndege To be in a plane, utwite nukora kunda usanga inda ntayikirimo. pregnant, and if you try to your conception, you find you no longer have it, Kukuriya aba yamaze kuba umuntu. because that conception has already become a human being. Uryamanye n'umugore wawe murimo muramya, In your bed, worshiping with your wife. umugore naba yiteguye cyangwa umugabo ukore ku mugabo mubure, tugiye sheri unyuze he ugire mu muryango usanga urakinze yatashye. And if you try to look at your husband or your wife, you don't find them because they already left if they was ready. Bamwe bazaba bari ku rusyo rumwe barimo basya baza urusyo, umwe ajyanwa ndasigara. Some people will be manufacturing things together and they find one left, another one is still there. Niba nkugiriyeho mugisha, hari ijambo nifuza kukubwira, inkora ku mutima wanjye, mwami cyama nkabona icyo ngusaba, ifeza n'izahabu nabyo ni byiza kuri jye, kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri jye, ariko hari icyo ngusaba, uzandinde n'ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye. Uzazira ntacyo nzi, ariko icyo nkwisabira ni kimwe, uzarinda ubugingo bwanjye kugeza ku iherezo ryanjye. Yego rata, uwo yagezeyo uriya yinjiye. Dore ibyo bihe nibyo dushaka. We need such good time in you. Ibyo nibyo dushaka. Iyo ntago ari haleluya ivuye ku kabunga.
That is not a hallelujah from Kaunga. iyo ntabwo ari haleluya ivuye muri mayoneze. It is not a hallelujah from my Ubundi head. haleluya hari haleluya y'umwuka, hari na haleluya y'ibihe runaka umuntu arimo mu isi. There are different hallelujah. The hallelujah depends on the situation you're in the world, and the spiritual hallelujah. Wayumvise iyi haleluya? Did you hear from that hallelujah? Irasize. Ongera utere indi Really rata. anointed. Tere indi. Yego rata. Muhe mikoro sha izamura. Oya rata. Yizamurire kuri mikoro sha. Protokole se sha barayigwa. Protokole sinzi niba bayigwa rata. Iyo haleluya rata izamurire kuri mikoro. Shout to that hallelujah on a mic. Mikoro. Urarebera iyi haleluya? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuzamura ibiganza. Tubwiye Uwiteka ngo turakubashye. Ongera ubizamure. Tubwiye Uwiteka ngo niwe utubeshejeho. Mwongera icyubahiro. Icyo cyubahiro kiravuze ngo niwe ukwiriye icyubahiro. Oh. Haleluya! Sana ni haleluya! 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 Yego rata. Haleluya! Lekela. Haleluya! 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 Nagumva. Nureba rata. Asemba base kuko. Ariko reka mbwira. Kandi reka mbabwire. Let me tell you. Njya mbareba ngaseka. I look at you sometime and you. Muzajya mu mwuka rya. When will you be in spirit? Sasa ngiye kujya njya kwibwiriza mu cyaro. I will go to preach in village. Abanyakigali muhita muba aba VIP cyane ukavuga ati ndatera haleluya. Uzika te haleluya ngabana abantu bose barimo barakebuka. Nabonaga bareba ati Kigali people, you become more VIPs. biza haleluya. Hallelujah. Urabona ariko rimwe nibwo nabwirije ahantu mu cyaro. I preached in village one time. Uvuga kantu haleluya bakazizamura uko ariko menya babana basenga. You say a word and they shout big hallelujah. Okay. Reka twikomereze. Let's continue. Murakoze Imana ibaha umugisha. Thank you. May God bless you. Nako kukibuka kari keza. It was really important to remember that. Mukoma amashyi ngiye kuvuga ibyo mushaka. Applaud. I'm going to talk about your favorites. Okay, mwese mbahaye ikaze mu nzu y'Imana. I welcome you all in the house of the Lord. Nitwa Ernest ndi umuvugabutumwa. He's by the names of Ernest. He's an evangelist Bwiza bwa Yesu Kristo. of good news of Christ. Ndakijijwe kandi nta gahunda afite yo kubireka kuko nabigiyemo mbihamagariwe n'Imana. He is saved and he has no plan of coming out of it because he entered in a calling by the calling of God. Yesu yasanze ndushye Jesus made him tired aranduhura. and he gave him a rest. Amen. Amen. Angabiza umurimo we. And he submitted his ministry in his hand. Ndamushimira rero So he blessed him. ko yanoranyije mu bihumbi byinshi by'abantu namwe murimo akangira umuvugabutumwa bwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. For choosing him among many people, including you, and he turned him an evangelist of good news of Christ. Nimuvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Igihe kimwe sengera ahantu bita mu Gihene I once prayed at in Giheni. na ahantu muce za Gikondo. It is at Gikondo.
hari nijoro, It was the night. hari abanyamasengesho, There was people who was praying. harimo umubyeyi witwaga mama Eme yari avuye ahantu mu butayu, There was a mother called Mama Eme. She was from desert praying. araza aramanura arambwira ngo Imana ikugize umuhanuzi, She came and prophesied to me that God turns me into a prophet. amereza amandiko, And she gave me spiritual writings. ashyira ku ruhande arayasomera. She took me aside and she read it. Amasezerano amwe n'amwe yambwiriye aho na n'uyu munsi ndayarebesha amaso yanjye mu buryo bwari bujyanye no gukorera Imana. Some of the promises she told me from there, I have already experienced it in a means of serving God. Cyo gihe njya ahantu bita Samatare, At that time, I went to Samatare. nibwo nagiye kubona mbona umuntu arimo arandika, This is when I saw a person writing, arambwira ngo nguhaye impano y'amandiko. and he told me that I give you the gift of spiritual writing. Nari ndaye amajoro 3, I spent there 3 nights. nibwo naje mpita nangira gukorera Imana, noneho neruye. Ndabikunda rero kuko ibintu ndimo nabihamagariwe n'Imana. That is when I came back and I started officially serving God. So I like it because I was called by God. Yesu ro ndamukunda So I love Jesus kandi ndamwishimira umwami wanjye. and I am so pleased with my King. Okay, turasoma Mariko igice cyaho, turasoma Mariko igice cyaho ni igice cya 14 umurongo n'uwa 35. We are reading the book of Mark, chapter 14, verse 45. Mariko 14:35. 14:35, book of Mark. Mariko 14:35. 14:35, book of Mark. Mhm. 35. Okay, kwagiye yigira imbere ho hato. Yigira imbere ho hato, yubama hasi, arasenga ngo niba bishoboka icyo gikombe, icyo gihe kimurenge. Asubiremo. Previous Yigira? slide, please. Yigira imbere ho hato, yubama hasi, arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe kimurenge. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Receive the word of God. Turi mu cyumweru cy'ubuhanuzi. We are in the week of prophecy. Nasenze mu kanya, I prayed. nafashe umwanya munini cyane wo guhamagara Imana ahantu narindi. I had enough time to call God where he was, Imana irambwira ngo and God told me that icyo gihe warebaga imbere yawe kibi, Imana ije kukikurenza. the bad time you were seeing before you, God is coming to make you cross it. Ndashaka wumve ubu butumwa. I want you to listen from this message. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo hari igihe kibi warebaga imbere yawe. Tell your neighbor that there is a bad moment you were seeing before you. Mumbwirire ngo niwongere kugisengera, Imana yakwemereye kukikurenza. Speak to your neighbor that do not more pray for it. God have accepted to make you cross it. Ndaguhanuriye, Imana yambwiye ngo ije kukurenza igihe. I prophesied to you, God have told me that is coming to make you cross that bad time. Iki gihe cy'ubutayu Imana irakikurengeje. God is going to make you cross this season of desert. Iki gihe cyo kwimwa ibyo wari wemerewe, Imana irakikurengeje, wakiri ikindi gihe. God is going to make you cross this season of being denied by everything you wanted. Imana yambwiye ngo ije kukurenza igihe cy'ubukode, ikwinjije mu gihe cyo kuba mu nzu yawe. God have told me that is coming to make you cross the moment of renting and give you your own house. Imana ije kukurenza igihe cy'amadeni, winjiye mu gihe cyo kwishyura. God is coming to make you cross the season of loans. You're coming in the period of pain. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Applaud to God in the name of Jesus. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Applaud to God in the name of Jesus. Vuga ngo mwami Yesu Kristo, Say, King Jesus Christ, ndenza kino gihe. make me cross this season. Vuga ngo niba bishoboka, Say, if it's possible, ndenza kino gihe. make me cross this season. Kora igikorwa kiri prophetic. Do a prophetic act. Mera nk'umuntu wirenza, watura ibyo urimo wirenza. Try like taking something behind you by confessing. Nirengeje ubukode, nirengeje amadeni, nirengeje ibyaha.
oya ibyo bihe udashaka byirenze mu izina rya Yesu. Please take behind all the moments, seasons of hardships that you no longer want. byirenze Take them behind you. koresha imbaraga uvuga ngo ndabyirengeje uhanurira ubuzima bwawe. Use effort by prophesying to your life. ubwo turimo turasenga kandi We are now praying. wibikora nk'ikimenyetso, Don't do that like a sign. bikore nka gihanuzi. Do it as prophetic. ndabyirengeje, Say, I take it away from me. nirengeje akaga n'amakuba, Troubles and struggles. nirengeje ibibazo ku rugo rwanjye. I take behind me problem to my ntabwo family. iki gikombe ndibukinywereho, I will not drink on this cup. iki gikombe cy'amarira nturi bukinywereho, You will not drink on this cup of iki tears. gikombe cy'umubabaro nturi bukinywereho. You will not drink on this cup of sorrow. reba ibintu udashaka ubyirenze, Look at things that you don't want and take them behind you. naba ari nabyo ubyihorere wiyicarire, If you don't have them, keep sitting. ariko niba bihari But if there are things that are making you bwira struggle, Yesu ngo ndenza bino bihe. speak to Jesus to make you cross this moment. hari ibihe utinzemo byirenze, There are seasons that you've been struggling. Take them away from you. ntabwo ubu buzima bubi ntabwo ari ubuzima waremewe bwirenze, You wasn't created for bad life, so take it away from you. ntabwo waremewe mu buzima bwo gusuzugurwa bwirenze, You wasn't created for the life of reproach. Take it away from you. ntabwo waremewe ubuzima bwo gucirwa mu maso bwirenze, You wasn't created for life of being splitted in sorts. Take it away. ntabwo waremewe ubuzima bwo gutsindira ibintu satani akabitwara byirenze, You wasn't created for life of succeeding to things and the devil take it. ntabwo waremewe ubuzima bw'indwara irenze izo ndwara. You wasn't created for the life of sickness. Take them away. vuga ngo mu izina rya Yesu, Say in the name of Jesus, ibi bihe ndabirambiwe, I am tired of that season. bindenze, Make me cross. bindenze. Make me cross. imana ikurenze icyo gihe, May God make you cross that moment. imana ikurenze ubwo butayu, May God make you cross that desert. mu izina rya Yesu. In the mighty name of iki kibazo Jesus. cyari kiri imbere yawe, This problem that was before you. imana ikikurenze, May God make you cross it. komera imana amashyi. Applaud to Jesus. muri iri teraniro In this service, hari abantu bigeze basenga imana ibarenza ibihe bibi. are there some people who prayed and God have made them cross bad times? warebaga cyamunara imbere yawe imana irayikurenza, Were you seeing unction before you and God have made you cross it? warebaga ikibazo imbere yawe ubona gereza ifunguwe satani yarashatse kugushyiramo akubeshyera imana irayifungura bibona. Were you seeing the jail open before you and God locked it? iyo bikoze cya gihe rero The God who did it that time, niyo igarutse n'ubundi kubikora. He is the same as coming back to do this. iyo bikoze wa munsi The God who did it that niyo day, igarutse kubikora. He is still the same God who's coming zamura back. haleluya. Oh, shout a hallelujah! Woo! reba umuntu mwegeranye mubwire ngo naho yagiye iracyahari. Tell your neighbor that God did not go anywhere. He's still there. ndashimira imana, imana ije kukurenza icyo gihe. I bless the Lord because He's coming to make you cross that moment. dore impamvu enye zigiye gutuma imana ikurenza kino gihe. Look at 4 reasons of why God is going to make you cross the hard moment. impamvu ya mbere, Reason number 1, irashaka kurengera isezerano ryayo yagusezeranije. He wants to rescue the promise He gave to you. komera imana amashyi niba urimo nyumva. Let's applaud to God if you can hear me. yeremiya Jeremiah igice cya mbere umurongo wa 11, chapter 1 verse 11. imana igiye kurengera ijambo ryayo. God is going to rescue His word. abantu barimo bagenda n'ijambo ry'imana hano ni bande? Who are the people who has the promise from God? hari abantu bafite isezerano, Are there some people who has promise? imana igiye kukurenza icyo gihe kugira ngo irinde ijambo yakuvuzeho. God is going to make you cross that times and He protect the word He says. zamura haleluya. Shout a dore uko hallelujah. bibiri ivuze, Hear from what the Bible says. risome. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yego, Yeremiya we uruzi iki? uruzi iki? Maze ndavuga nti, Aha. nduzi inkoni y'umurinzi. reba umuntu mwegeranye mubwira ngo imana izanye inkoni y'uburinzi yo kurinda ijambo yakuvuzeho. Tell your neighbor that God is bringing the stick of protection to the word He spoke abantu about. bavuganye n'imana, imana yohereza inkoni y'uburinzi yo kurinda icyo yababwiye. For the people who has the promise of God, God sent the staff for protecting His word. Yeah! Hallelujah. hanyuma imubwira ngo
ati Ah, waroye neza waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. uko niko ndinda ijambo ryanjye That is how I protect my word. kugira ngo So that reba umuntu mwegeranye umubwire ngo uzaca mu muriro ntabwo uzashya, uzaca mu mazi ntabwo azagutembana. Si wowe Imana irinze, Imana irinze ijambo ryayo muri wowe. tell your neighbor that you shall go through fire, you won't be burned. You shall go in water, it won't take you away. It is not you who God is protecting, but His word. Si wowe Imana irinze, God is not protecting you. Imana irinze ubutunzi bwayo muri wowe. Instead, He's protecting His wealthy unto you. Reka nguhe urugero rworoshye. Let me give you a simple example. Haleluya. Hallelujah. Uzarebe, Have a look uzarebe nk'abaperezida b'ibihugu. like the presidents of the country. Uzarebe iyo arimo agenda, When they're driving, uzitegereze. look at them. Ujye ureba amakonvoyi. Look at the beautiful cars Imbere n'inyuma uburinzi. that surrounds them, protect them in front and behind. Burya si we barinzi. Actually, they're not protecting this person, Barinze amabanga y'igihugu afite. but they're protecting the country's secrets. Komera Imana amashyi mu izina And ryayo. blood to God in the name of Jesus. Yeah. Hallelujah. Mubwira ngo si wowe urinzwe. Tell your neighbor that it's not you who is protected. Imana irinze ubutunzi bwa, irinze ijambo ryayo yabitse. God is protecting His word unto you. Ayayayayayayaya. Uburinzi bwawe ntacyo bwamara, ahubwo iyo aguhaye iryo jambo, iyo aguhaye ubwo butunzi, yazanye abarinzi, yazanye uburinzi bwo kubirinda. Your protection cannot do anything, but the God who gave you the promise brought also the protectors. Imana irinze ijambo ryayo. God is protecting His word. Zamura haleluya. Shout hallelujah. Ndacyabaza, I am still asking. hari abantu bahari hano barimo bagenda n'icyo yavuze? There are some people who has the promise of God. Barahari, Are you there? barahari, Are you there? babitse icyo yavuze. Who keeps what God said? Mumbwire ngo uracyakomeje kubirya, uracyakomeje kunywa kubera icyo yavuze. Tell your neighbor that you will keep eating and drinking for the promise. Umuntu wavuganye n'Imana, The person whom God gave a promise. dore ibintu bine bimubaho. Here are 4 things that happened to them. Icya mbere, Number 1, asimbuka ipfunyishe. they jump many days. Ntabwo uranyumva neza. You yet get my power. Asimbuka ipfu. They jump. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo si wowe Imana irinze. Imana irinze umugambi wayo utarasohora muri wowe. Tell your neighbor that you're not the one God is protecting, but His plan that yet fulfill unto you. Uzagenda ubisimbuka, uzagenda ubabanaho, bazajya bagucukurira imva. Imana nayo izizi sibe. Haleluya. Ha! Asimbuka ipfu. You jump many days. Asimbuka ipfunyishe. You jump many days. Agira ate? He does what? Ninde muri iri teraniro wasimbutse urupfu rurenze rumwe? Who jumped many deaths among you? Urahari? Are you there? Ayayayayaya. Oh. Ngwiki? What? Ijya yemera kubitamo. He allows you to go through, Ariko ikakurinda urupfu. but He protects you from dying. Imana ijya yimana password y'ubuzima bwawe. God denies to give out the password of your life. Soma Zaburi Let's go in the book of Psalm 118. 118, Umurongo w'umunani n'uw'icyenda tugeze 18. verse 8, 9 up to 18. Oreketa la conseil. Hallelujah. Umva ibyanditswe wa muntu w'Imana. Guhungira kubiteka kugira umumaro Eh. kuruta kwiringira abantu. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo guhungira kuwiteka kugira umumaro kuruta guhungira kuri anti nanko. Tell your neighbor that to seek refuge from God, it is greater than seeking refuge to your auntie and your uncle. Imana niyo buhungiro. N'ingome ziza. Hallelujah. Hallelujah. Tugende icyenda. 9. Umva ukuntu Bibiliya Guhungira kubiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Bibiliya itandukanyije abakomeye n'abantu. The Bible differentiates the great men and people. 18 noneho. 18 then. Yego. Uwiteka. 18. 18 wa mugabo yitwirukanke derike. Uwiteka yamannye igihano cyane. Uwiteka yamannye igihano cyane. Ariko ntiyamaye urupfu. Ariko ntiyamaye urupfu. 17 wavuze ngo iki? Subira What inyuma does 17. 17 says? Subira inyuma 17.
sinzapfa ahubwo nzarama sinzapfa ahubwo nzarama neserereza abantu imirimo Uwiteka kugira ngo ngire umwanya uhagije wo gutekerereza abantu wo kuvuga ido n'ido by'Imana yagize gute yakoze. Hallelujah. Wakumvise? Did you get the point? Asimbuka ipfu. You jump many days. Bamwe bakavuga ngo yahanwe n'Imana ngo yagize gute ngo yarakubiswe ariko ikimana yimana password. And some people say that he was punished by God, but the reason behind it is that God keep a password from them. Icya kabiri. Number 2. Ararwanwa cyane. He has many enemies. Agira ate? Lot of enemies. Ararwanwa cyane. They fought many against him. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo igiti kirimo imbuto kandi cyeza imbuto nicyo batera imijugujugu. Tell your neighbor that the tree that bears out fruit, it is what people go for getting fruit out. Abanyeshuri Students bize muri primaire who went to their primary, iyo bacaga ahantu hari igiti cy'amapera kitari kera when they would pass to the tree with fruit, before it got out fruits, nta n'uwamenyaga ko gihari nobody will realize its presence. ariko yagicaho cyatangiye kwera n'imyenda By the time they pass there and mangoes are start coming in the tree, umujugujugu. whoever comes throws some stones. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo iyo mijugujugu bakubonyemo imbuto zeze. Tell your neighbor that all things they throw to you, it is because they saw the fruits which are ready to be consumed. Iyo mijugujugu All those attacks, imbuto zeze zamaze kugaragara. the ready fruits are seen. Si wowe uri mu rwango It's not you whom they're fighting ni against, imbuto urimo wera. but the fruit you're bearing out. Icyo yakuvuzeho kigiye gusohora. What God spoke upon you is going to be fulfilled. Niyo mpamvu urugamba rwabaye runini That cyane. is why the battle is becoming tough. Ariko Yesaya yaranditse But Isaiah wrote, ibice byaho 50 chapter 50, umurongo wa 7 verse 7. aravuga ngo kuko umwami Imana azanaba And he said, because the king shall rescue me. nicyo gituma namwara, That is why I never fall in shame. nicyo gituma mu maso hawe That is why in my sight hakomera is strengthened. hakamera nk'urutare And it becomes like a rope. kandi sizakorwa n'isoni And I won't be ashamed. kuko utsindishiriza ari bugufi bwanjye. Because my overcomer is closer to Ninde me. uzandwanya ngatsinde? Who shall go against me and succeed? Yandika ibice 60 While he wrote chapter 60, yaravuze ngo byuka he urabagirane said, wake up and shine. kuko umucyo wawe uje. Because your light is coming. Yandika 5:13 While he wrote 54:13, yaravuze ngo abana bawe bose bazigishwa he said, n'Uwiteka. all your children shall be taught by the Lord. Abantu bari bafite abana bajya ku ishuri ni bande hano? Who are the people who had children going to school? Mubwira ngo si ukubishyurira gusa no kubigisha izabigisha. Tell your neighbor that it is not paying tuition only, he will also teach you. Abana bawe bose All your children bazigishwa n'Uwiteka shall be taught by the Lord, kandi bazagira amahoro menshi. and they will have enough peace. Bazakomezwa no They gukiranuka. shall be strengthened by righteousness, Agahato kazaba bakure and hardship will be far from them, kuko batazatinya. because they shall fear no, Bazaba kure biteye to ubwoba be far from terrors, kuko bitazabegera. because they won't come closer to them. 15 Yesaya 5:15 54, book of Isaiah 14:15. ahari bazaterana Maybe they shall gather, ariko si jye Uwiteka uzaba but baterana. it's not me, the Lord, who will gather them together. Uzagukoraniraho wese Whoever shall gather against you azagwa ari wowe wazize. will fall because of you. Nta ntwaro bacuriye No kukurwanya weapon meant to be against you izagira icyo gutwara. that shall prosper. Ururimi rwose uzagurukira kukuburanya Any tongue that will stand to go against you, uzarutsinda. you shall overcome it. Bene Kora The sons of Korah, baravuga ngo reka twongereho Zaburi ya 84. they said, let's add on Psalms 84. Baravuga ngo hahirwa abantu bagufitemo imbaraga. And they said, blessed are the people who has power unto you. Hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zigana Siyoni. Blessed are the people who has in their hearts the ways that heads to Zion. Ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka That whenever they reach in the valley ngo back, bagihindura ahantu h'amasoko. they turn it the place of spring. Ngo imvura y'imihindi icyambika imigisha. And the heavy rain brings blessings. Ngo bagenda bagwiza imbaraga. They always go in power. Ngo kandi umuntu wese wo muri bo And everybody among
Jerusalem. agaragara mu maso y'Imana i Siyoni. Is seen in the sight of the Lord to Zion. Dawidi yandika avuga muri Zaburi ya 23 While David was speaking in Psalms 23, yaravuze ati abavuganye n'Imana nta n'ugukena guhari. he said, for the people whom God gave promises, there is no poverty upon them. Aravuga ngo Uwiteka niwe mwongeri And wanjye, he said, the Lord is my shepherd. sinzakena. I shall lack nothing. Iyo si Zaburi ya Dawidi ni iyawe. That is not the Psalms of David, but yours. Aravuga ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi And he bubisi, said that he takes me in a green, cool pasture. anjyana uruhande rw'amazi adasoba. Take me beside silent water. Nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, Even though I can go through the valley of darkness, sinzatinya ikibi cyawe, I shall fear nothing, kuko ndi kumwe nawe. because I am with the Lord. Ishimbo yawe His staff n'inkoni yawe and his guidance, nibyo bimpumuriza. it is what comforts me. Asiga amavuta mu mutwe, He anoints my head, igikombe kiraseseka. and the cup reveals. Ngo ni ukuri kugirirwa neza I n'imbabazi hear the kindness and the truth of God bizanyuma mu minsi yanjye shall nkiriho, always be on my left when I'm nanjye alive. nzibera mu nzu y'Uwiteka, And I shall dwell in the temple of God. anegurira ameza He arranged the mu table maso y'abanzi in banjye. the sight of my Komera enemies. Imana amashyi buri Oh, munyuma. round up, bless to God if you can hear me. Yandika 6:5 While he was 65, yaravuze ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya, he said, blessed are the man whom the Lord choose. ngo yarangiza akamwiyegereza. And after he got them closer, Ageze ku 6 and when he was on 46, yaravuze ngo Imana niyo buhungiro bwacu, he said, God is our refuge. ni umufasha utabura kuboneka, He is the helper who always appears haba mu byago ndetse no mu makuba. in troubles or in struggle problems. Ageze 9 When he was in 91, aravuga ngo uba mu bwihisho bw'Ishobora he byose said, he whoever dwells in the shadow of the Lord, azahama mu gicucu he cy'Isumba will ryose. always be in the shadow of the Almighty. Ageze 14 When he was on 40, aravuga ngo kuko wankunze he akaramata said, as you loved me, nicyo nzagukiriza. that's the reason for rescuement. Ageze 25 But gatatu 25:3, aravuga ngo siko bizaba he said, won't be the same. ku bantu bamutegereza, For those who are waiting for nawe him, uzakorwa n'isoni nobody will be ashamed. keretse ava mu masezerano Except n'amavu. those who come out of promises. Ageze 12 On 12:6, aravuga ngo kubwo kunyagwa he k'umunyamibabaro, said, but the sorrowful of grave, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, for the grave of the poor. nonaha Right now, ndahaguruka, I will stand. niko Uwiteka avuze, That is what the Lord says. ndashyira mu mahoro I will set in peace uwo bacuniraga inkoni. he who was being blamed. Ageze 36 On 36, aravuga ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, he said, as his furiousness is ngo temporarily, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo, but his love brings everlasting life. ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, Possibly you can try day and ngo night, ariko bwacya mu gitondo impundu but zikavuga. in the morning you shout joyfully. Pawulo Paul yari arimo ava i Merita, was coming from Malta. ibyakozwe n'intumwa In the book of Acts, 28:6 chapter 28:6, ngo ikiri mu rumi ikiganza, and the serpent took him in a ngo abantu bategereza akabyimba people was waiting for him to hip up. cyangwa kari bukinduke, Or maybe he will prematurely ngo die. bamaze umwanya munini, And after a long time, ngo babona ntacyo abaye, they saw nothing happen. bahindura amagambo, And they changed the word. baravuga ngo ni Imana, And they said, it is igihe God. kirageze. The time is old. Bagiye guhindura amagambo ku buzima They're bwawe, going to change words on your life. igihe kirageze. The time is old. Ibi bari biteguye ntabwo ari byo bari bubone. The bad expectation the other one sees. Imana yanyuranyije ibihe God have changed seasons. gira gutya ngo biranyuranye. Imana inyuranyije ibihe, Imana inyuranyije ibihe. Abari bazi kuri bukorwa n'isoni Those who thought you would be ashamed, ntabwo ziri bugukore. you won't be Gira ashamed. gutya ngo Imana yabinyuranyije. Say God have changed seasons. Ubukene bubisikanya n'ubukire, Poverty goes away and riches come. ubushomeri bubisikanya n'akazi. Joblessness goes away and job Ibi comes. birasohotse, ibyiza birinjiye. Bad things goes out and good things Zamura enter. haleluya niba uri mu byakira. Shout a hallelujah. Yes! Wow.
ugiye kuririmba zaburi yawe. You're going to sing your own psalm. Asimbuka ipfu nyinshi, ararwanywa cyane ariko agatsinda cyane. You dump many deaths, they fight against you big number, and you succeed more. Andi mabanga nzayakubwira ejo. I'll tell you other secrets tomorrow. Gira gutya ngo iki gihe kindenge. Say, may this time go away from Gira my gutya ngo life. iki gihe kindenge. Say, may this time go away from my life. Subiramo ngo iki gihe kindenge. Repeat, may this time go away from my Ongera ngo life. iki gihe kindenge. Say, may this time go away from my life. Imana yishyuye amadeni muri iri teraniro ndabibona God iminsi yose. pays lands in this service, I can see that. Komera Imana amashyi buri munyumva. Applaud to God if you can hear me. Zete prota kandara hosera. Talimangada laska. Hari umuntu wari waratawe wakundanye n'umuntu biranga byari byarapfuye ariko mbonye Imana yongera kubizura irabisubiranyije. You was in a relationship but you got separated with your partner, but God is taking you together again. Komera Imana amashyi. Applaud to God. Wari warasabye ishuri waragwakanira ariko ndabona Imana iguhaye ikigo kirenze icyo wari warasabyeho. You applied for school and they denied you, and I can see God is giving you the better school. Ibyari byaranze kwemera Imana iravuze ngo igihe cyawe cyageze, igihe cyawe ni iki, bigiye kwemera. Everything that could not work, God is telling you that this is your right moment and it's gonna work. Komera Imana amashyi kubw'ibitangaza byawe. Put your hand together for his miracles I'm seeing. Ugiye kuririmba zaburi yawe apana zaburi y'abandi. You're going to sing your psalms, not other people's songs.